yararaho tu bisanzwe ashobora no kumubwira ati bimeze kuno ngendeye ko tugurutse amanyoni nyine nabo bakabivugana tu bakaba banagurutse amanyoni iyo ugize imana ukabona umuntu ukugamisha nyine urapfusha ukigotomerera nta kindi ariko ushobora kuwemera akantu ko kugotomera fo ariko tu alcohol mu mubiri wanjye banze ari cyo kintu mba mbona gikenewe cyane kuko niyo bwije ntagasomyeho mbura calcium ukanama ntago wakamenye ntago nakamenye sinzi aho uburi gukora interview mugore rero nawe utegereza ngo umugabo wawe uramurindira ze musa twarapfuye twarashize nanjye nishizemo kuko nanjye ndi umuntu nduwa none biryoha nk'ubuki ariko bikaryana nk'ubuki uzu twana tuduteje hanze aha barakabona bagasamara akakana nagateja niki urumva umuhungu ushaka sexy wowe ni wamubwira ati wambare prudence 5 pfa kuba wamwemereye arazambara abahungu basigaye barafashe decision yiki ako kanama nakumvisheho ego narabumviriye wenda nuko mzibuke kuko abakongomani ubundi bakunda inyama ego ntago bakunda imifupa uwo nkomye yihangane nzi ko ari kubiri Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose z'isi ndabasuhuje aho muri hose abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu hano muramubona inkweto za black, ikabutura ya red n'agapira ka black n'ikote rya red. Asa nitunganya kabisa. Umeze gute? Fresher. Meze neza cyane. Niko witegura nk'umuntu ugiye kurwana gukubita umuntu ingumi koko. Iyo umuntu ageze ku rugamba arabyambarira. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye ni Samiyati. Samiyati. Samiyati rivuze iki? Rivuze umuntu wumvira ni Arabic name. Arabic name. Yeah. Okay. Hanyuma ni muntu ki rero Samia? Izina ni ryo muntu tu. Ni nuwo tu. Nyine ni umukobwa ni umumama cyangwa? Ni vie prive. Ni vie prive yawe. Ariko mana yanjye. Ese abakobwa w'iyi minsi cyangwa mama ntibakunda kuvuga ngo ndi umumama cyose ndi umufemera ndi gutyo. Ebana baba bashaka kwitwikira batwika bizamukira. Cyane nuko hatwika agashya mwashaka mukanahiramo tururi. Kuko tungana nta senkane. Kucyumva ko na 50 uzagera se kandi navuga ngo uracyari mutoya. Reka nkubwire ubona isi itagenda ihinduka. Uko ihindukana n'ibiyirimo. None se niba abantu bakera bararambaga bakagera mu numvishe ko hari no yagize imyaka 900. Yego 900? Cyane. Mu Rwanda se? Muri Bible birimo. Okay. Noneho rero kera bagiraga imyaka 150 100 uzarebe ukuntu bikomeye kubona umuntu ufite imyaka 100 muri iyi minsi. Yego. Bagize nta 100 kubw'abantu bakuze. None rero twebwe uko tungana kuno nasenkane. Oyashase nkani sasa rwose datuma abantu bafite 48 biheba. Aho nukuyiha ikizere. Nukiyikizere. Hanyuma warumeze gute amakuru y'iminsi ese bimeze bite akazi bigira genda isi isaha navuga ngo ukora iki ibintu nk'ibyo? Meze neza namwe murabibona. Akazi biragenda akazi nkora ndikorera ku giti cyanjye. Nkora ibintu bya rogima. Ariko numvishe ngo n'umuntu inaho ufite amapartema ya danje. Byaba ari byo? Bashyiramo n'igikabyo ariko gukana bari na sawa. Abakana bari sawa iyo babikubonamo buriya icyo abantu bakubonyemo n'Imana ibiguheramo umugisha. Amen. Hanyuma ako kazi hari igihe umuntu ashobora kuba gakora ariko akabonamo imbogamizi. Ni hari nk'igihe nk'abantu bashobora kuza kurara iwawe nko muri apartment zawe wenda cyane nk'igitsina gabo bakaba mbese bazana ibindi bitari ngombwa dore iki cyana ibiki byose ugasanga zanye ibindi wenda bitamugenzaga arikuruye icyana kimeze. Ahari umugore cyangwa se inkumi haboneka n'abagabo. Icyo nticyabura. Yego.
ibyo rero nk'umukiriye niba umuntu ukora business ikintu cya mbere agomba kumenya ni customer care kandi akamenya uburyo cyazitanga atanengereye bitamubangamiye bitabangamiye n'umukiriya buri mukiriya umwakira ukaje ukamuha service igushobokera kandi ari bukunde itagushobokera nabwo uramubwira ati service ntabwo ishoboka kandi ntubimubwira komtere nk'uko mbivuze ufite inzira ubicishamo kandi akanyurwa cyane. Nuhe muntu wigeze kuza ntutubwire izina rye akakubangamira yagukoze iki? Haje umukiriye rimwe nari ndi kumwe na mubyara wanjye umukiriya araza aravuga nshaka chambre turayimuha tuba dufite n'ibyo kunywa by'abakiriye tumuha ibyo kunywa aranywa natwe urumva nyine abamena muri atwugamisha natwe akazuba turugama rero aratwugamisha tumaze kugama bigeze nko mu masaa 6 afunga inzugi zose ati namwe murarara ati turararana hewani nigitubera ibamba turamugatira biranga kugeza ubwo icyo gihe twaraye muri reception twacunze agiye kuri toilet dufunga reception turara mu ntebe atari uko tubuze aho turara mu rwego rwo kugira ngo twirinde ko atubangamira. Icyo ni cyo kintu kuva natangira izi business nicyo kintu cyambangamiye. Nawe ashaka ngo umuhe nyine wese wagomba kwishyura ibyo wanyweye. Oya reka nkubwire sibyo ariko si uko baza urumva twari babiri kandi umwe we yararaho bisanzwe ashobora no kumubwira ati bimeze kuno ngeneye ko tugurutse amanyoni nyine nabo bakabivugana bakaba banagura tugurutse amanyoni ariko ufite slang wa mukobwa we nibyo byanjye baragize bakabivugana nyine idiri gacamo niba ari abagurutsa nawe akamubwira icyo amugomba nawe akamuha ibye arangije ariko ntabwo ari aho yabicishije we yashatse ko noneho ibyo kunywa yabaguriye mutabimusabye ari byo bita bivunjwamo kandi mu by'ukuri natwe twari twakabyigurira ariko nyine urumva abakobwa uzi ukuntu duteye yego iyo ugize imana ukabona umuntu ukugamisha nyine urapfusha ukigotomerera nta kindi ariko ushobora kuba wemera akantu ko kugotomera uzi ahubwo no mu magambo bakumbwiraho nibagirwa kukubwira ko ngakunda ewana ntuzayemere ni ukuvuga uzambwira ikintu uzambwira ati samiya kabisa akibagirwa kukubwira ati samiya atariko akunda ako kunywa ewana haba ku zuba haba mu mvura haba hakonje haba hashyushye naba ndwaye naba ndi ku miti ewana ntago kabura waba uri no ku miti nese ubwo iyo miti urwiyangiriza iki koko ko n'undi uzi ko hari imiti umuganga akubwira ati iyi miti uzayinywa ariko inzoga uzireke ntabwo byagukundira nese ni ukuyangiza kandi nkira ukayivanga n'inzoga erega umuntu wese agira ikintu cyamubayeho addicted sibyo wenda ntabwo zambayeho chronique cyane urumva ariko buri wese agira ikintu akunda si ukumvuga ngo ndi umusinzi urumva ngo nsinde nsaragurike ngwe ariko alcohol mu mubiri wanjye banze ari cyo kintu mba mbona gikenewe cyane kuko niyo bwije ntagasomyeho mbura calcium numva nabuze calcium mu maguru kabisa yatari ntago bya bintu biba byoroshye hanyuma hari ikibazo cy'amatsiko ngize hari umukobwa twaganiriye arambwira ati ngiye uko bimeze nuko wenda ndagiye nawe ugira icyo kimbwiraho iyi saha uwo mukobwa yari kuvuga ati ngewe umaye miliyoni 50 ukazirambikaho uri umugabo ati ntago nanjye icyo wambwira cyose nagikora wewe wabigenza ute ari nkawe icyo yambwira cyose nagikora ubwo sambwiye ngo ry'uburozi naburya oya ubwo ngubwo ni urwego rwo kuvuga ati turyamane dore miliyoni 50 ngizi ziriyambitse imbere yawe ho kigoyera ntabwo nzi ukuntu yabasubije ariko n'uwabyumva wese yaba umugabo yaba umugore yaba iki twese turi abantu yego uzifite ukenera gushaka inyongera ndabeshya miliyoni 50 n'amafaranga menshi kandi yagirira umuntu akamaro wenda hari amafaranga umuntu ashobora hari aho ngaho byanga bikunda abaguteze abakugerageje sibyo yego kandi mu by'ukuri uwo mutego ndumva kuwugwamo bigoye nako kuwuvamo biragoye 50 million francs rwandais
ha dada iryo pinda kari ryinshi mbe nyuma ngo c'est beaucoup d'argent. c'est vrai iryo mana umva nkubwire ewana reka nkubwire mbuze icyo mvuga kabisa. Ni ukuvuga aho hantu kuyikura byakurusha. Reka nkubwire si uri umunyamakuru. Yego. Tuvugisha ukuri nawe nkubaze. Iryo fungo wowe wari gushyira imbere sibyo ku kintu kitari bukuvune n'isaha. Simvuze ngo wenda ni ibintu umuntu yagira umwuga ariko hari amafaranga umuntu. Reka nkubwire. Cyo kora ari yaba kubeye. Njyewe maye 50 million hazibona imbere yanjye. Mbere yo kugira ngo ngire n'ibyo ngibyo bimbwire. Ngira abanza kwiruka. Ahubwo reka nkubwire nakomeje impamvu nakiruka ni yishye miliyoni 50 kuzifata cash ukaziha umuntu gutyo ewa nicyo kintu kiba gikomeye. Hari ikindi kintu bugiye kumusigamo. Nje ntago nakumva yuko ize 50 million ndi nyokose ndiskose ariko reka mushiki wawe se nkubita isitwari. Wari uzi ko abakobwa bakoze akanama ariko ntago nayibizi ntago wabimenye. Oya ntago nabimenye. Warasigaye pebera ukoze uko ushoboye kose ngo mbabazi. Gute bakoze akanama gute? Abakobwa bakoze akanama mwahagurukiye amabandi. None se kuki yaza kugwiza 50 million ngakunyaga ubuzima wowe uyobewe ukundi wakora bikomeye kandi ukanazitwara kandi n'ubuzima bwakabugumana. Kuko kanama ntago wakamenye. Ntago nakamenye. Sinzi aho uburi gukora interview. Bandi mu mabenye ama interview. Kumane yagisha samiranse kica turi mu interview. Si byako ni byiza ko byibuze nubwo bwenge wabugira. Hari nuwa yabona gusa tu simplement ntahite anibuka n'ibyo bintu. Uko no kuyagara kuko miliyoni 50 ntago zagura ubuzima bw'umuntu bwawe. Hanyuma iyi saha wowe ufata gute urukundo? Ese urukundo kuri wowe niki? Ese urukundo rubaho? Urukundo se ntirindagira ry'ibitekerezo. Nyine rubaho na rubaho. Rubaho ruke. Kubera icyo ari ruke. Use wowe urugero tuguherewe. Nta muhungu yigize ukunda ukamukunda ukamwimariramo ahandi iyo atagwamagara nijoro. Cyangwa se atagwamagara nijoro reka tugire uyu munsi. Udashobora gusinzira utarumva ko yo ku munsi. Usinzira gusa. Narihereraga nkarira. None se nyine icyo gihe se urukundo wo kumukunda? Nyine reka nkubwize ukuri singiye kukubeshya. Urukundo nkubwira igihe rubaho abadolesa nibo bantu bagira urukundo kandi icyo kintu ndakeka nta muntu mutaragiciyemo. Sibyo? Yego. Ewana reka nkubwize ukuri tureke nibi bintu tuba tubeshya nyango nkunda kanaka byo gupfa ngo mubuze napfa. Ngiye nkubwize ukuri ikintu nabura nkapfa n'ibiryo. Byonyine. Wakunda ibiryo kurusha umugabo cyangwa se umusore muzabana? Icyarya ni icyambere reka nkubusetse mba nkwambuye. Sure. Uzi ubwo urugero uramutse ushatse ugashaka umugabo mukabana mu nzu. Biramutse bigeze na 9 z'ijoro atarataha waharya bikamanuka? No 9 se naba ntararya naba nariye. Ngihisha mitandya. Ntabwo nyandindira. Urenzaho na byeri yawe. Ahubwo reka nkubwire. Kubera yuko nyihisha mitandya urumva ahubwo wenda bigeze izo saha nshobora kwibaza aho wari ngahangayika. Sini nkahangayika. Ariko ntago naruka kuko mba narangije kurya. Ni ukuvuga uku wakunda ibiryo kurenza? Oya none se nzigi hari buzire. Urya nyine kankubaza ikibazo kimwe. Ni ukuvuga ngo niba uhishije ukarya ntago ubuzijya ari buzire n'urugero. Sibyo? Kereka yabikubwiye ngo ndaza saa 8. Kandi wari wategereza umuntu ngaze musangira akaza ntabirye. Oya. Mugore rero nawe utegereza ngo umugabo wawe uramurindira ze musangire. Umugabo ni umuntu kandi abari ahantu. Kandi abari ahari ahantu hari abantu. Abagabo bakunda gutarama. Akenshi uzabona akenshi abagabo batabizihiwe kwizihirwa kubyumva cyangwa uragira ngo ntago nshatse kubivuga mu mvugo nyandagaza. Abagabo kenshi bataha bizihiwe. Ngo rero umugabo watashye yizihiwe hari igihe n'ibiryo hari n'igihe abatanariye ariko tu akumva ntago abishaka kubera iki aba yinywereye kumara agahinda yumva ameze neza yumva akomeye. Akimara agahinda urayikunda koko. Se nkubeshye. Numvisha ari n'indi harya ngo inamwita? Namoko menshi. Umanura jipo akabacunga umuntu.
hakaba sinzungiza ibintu ngaho hakabimara agahinda. ubwo izo zose urazizi ubwoko bwazo? Oya tu niko bazivuga tu nyine ntago mbanza amoko yazo. Hanyuma ari ikibazo ngiye kwibaza gikurikira. Wambwiye ati urukundo rubaho gakeya. Ari urukundo noneho n'amafaranga. Wowe ni cyo kintu kiza ku mwanya wa mbere kuri wowe? Urukundo n'amafaranga bikurangaza bari abantu bibitaho. Ikiza mbere kurusha ibindi. Kuko abakobwa b'uyu minsi bambunye kubajije ujya kumva ngo icyambere ni amafaranga. Mbese nyine nkumva birantangaje kumva ko umuntu atakubwira ati njyewe ndabikubwira mu mvuge ebyiri. Yego. Uzi ko wari wagira amafaranga ukayaryurira uyariramo? Yego. Bibaho. Nta benshi uzi nta benshi uzi bafite amafaranga bahambaye b'ibyamamare ujye usanga barishwe n'agahinda kandi amafaranga bayafite. Icyo cyo ndacyemera aho turi kumwe. Sibyo bayafite? Yego. Amafaranga rero yagura uburira ariko ntagura ibitotsi cyane. Icyo ndacyemera. Amafaranga ntago ari yakemura buri kintu cyose. Ukuvuga ngo cyangwa se wari wabona abantu bakundanye bakajya gusezerana bambaye na bodaboda ariko kubera ukuntu bakundanye ugasanga ubuzima bwabo buraryoshye. Yego. Ugasanga ubuzima bwaragiye bukubana unyunyusi. Yego amafaranga ni meza kuko iyo amafaranga hari n'urukundo ruhari byose yabihari. Yego. Ariko reka nkubwize ukuri ngiye experience mfite kandi mfite ubwanjye ntakubwira impamvu nyifite. Amafaranga ni meza ariko nanone ni mabi. Yego. Ariko urukundo ruhamye ruhari ruri kumwe nayo n'ubunyunyusi kabisa. Cyo cyo ndacyemera kandi turi kumwe nawe ndabyemera ko urukundo ni rwo rwa mbere. Hanyuma iyi saha hari umuntu wigize kugwemukira mu rukundo bigatuma uvuga uti nkuyemo isomo sinzongera no kwizera ndetse umbwira ati yanankoreye iki? Oya ntago nifuza ko wamuvuga izina rye. Ntago ari byiza gushyira uvuga umuntu wenda mu mazina. Yanciye inyuma ndamufata. Gita tunarangizanya ako kanya. Wabibwiye nande kandi gucimira n'intara mva mu mujyi wa Kigali njya mu yindi ntara. Urabeshya? Umudodi ndakubeshya se ngo nsinzobe ye nakubwiza ukuri. N'ubundi uri inzobe. Nyine ntago ngubeshya ngo byiyongere. None se ubwo byagenze bite? Waragiye iwe ko wisanzuraga usanga hahiriye rimwe? Kwa story ndende n'uyishaka nzayikubwira ra. Duciramo muri make. Nyine cyangwa se n'umuntu wagwaye amakuru mbese. Impossible ntago ari umuntu wamaye amakuru. Ni niga ko kundi niga nyine zikina ivuta. Yego. Urumva? Ugasanga inigira kina nk'ivuta nk'ebyiri aho ngaho tu. Noneho inigira zirankina irantere. Ivuta se ivuta twisiga se ivuta rihe? Hakuzi ko Kigali ubundi Kigali muvuga he moko ya slang. Nene ivuta n'ubwa mbere suri ryumvishije. Njyana ryumva ariko si ntaryo nzi. Reba nk'ukuntu uri ivuta wasanga nabyo utabizi. Shawe yavuta mwa reka nkubwire yo nyemeje ndemera. Ariko kuva twabona naho icyo kintu wakimbwiraga. Reka nkubwire uzi character ufite zihariye. Man uri ivuta ku mubiri no ku mutima. Uko nakubonye ari bari kusanzwe mu buzima busanzwe. Kandi simbivuge mu interview ntago wabimbwiye na kare. Ariko reka nkubwire gusa icyo niyiziho njya mbwirwa n'abantu benshi. Nuko ingende sociable ntago nirata nyine mbana n'abantu bose kandi nkunda abantu. Njero ndabyivugiye uko urabimbaje reka mbikwibwirire. Nubundi bintu n'abantu ibindi ni inyongera. Sibyo rata. Nese ivuta ni cyari umuntu uri kubyumva n'ukuri wenda ngewe ivuta nabimenye. Abandi benshi bavuga ngo ni icyuma ariko ngewe naragiye ndavuga ati ni umukobwa mwiza. Ewana ni ivuta kabisa kuko umukobwa mwiza iryo vuta usanga abagabo benshi baba bashaka kuryisi. Sami uranse ryarindi kabisa uzasanga amanega yose abasiganira kwisiga. Usaba yora abanega bishiya kwifuza kunyisiga koko. Ayiwe bacumagane ngo byiyorere. Samiya akubona yagira ese wabusanga yimbasi n'icyuma kirenze. Shamane reka nkubwire. Naka baby man kari gateye nk'igisheke kagenda wajya karagaruka nicyo cyane n'umujinya. Yego. Man uzi kuba ufite iniga. Wenda tuvuge ko twabeshyanaga ariko twarakundanaga bizwi.
yo ya ni yari n'umukunzi wanjye wa mbere yego man ugasanga iryo vuta bari kumwe riteye nk'igisheke kandi muri sayizi uzanakunda man hari igihe umuntu agukomuka nemera gusanga iyi n'ivuta rinarenze rinakurenzeho uravuga ati reka mpfushe tu reka mpfushe urumva ukanapfusha yego ariko man gusanga umuntu ari kumwe n'ivuta nk'iryo ry'ubufu man bari kuguca inyuma kandi iryo vuta ari naryo ryabikwibwira ryanaguhamagaye rinabizi staff zose rizi ko ari boyfriend wawe uwo muntu yari inshuti yawe araguhemukira ya uwo baby yaranzi azi neza kukunda no muti ya we rero baragiye ajya kumusura n'iki ubwo yajyanganye meze nyine kuko bamushakaga ari benshi yego yarangije afata phone yanyandikira SMS ngo sheri ngwino ndebe narwaye narembye nirasa yonyine nk'ugiye gutabara niga yanjye ngezeyo nsanga nyine fo wahise ukora icyo wese urambarara nahise ndeba nka nyamweru narakanuye nk'urujanga rwatoboye ishashi abyihorere ariko hari ikibazo ngize Sami tuzi ko abakobwa cyane cyane ntabwo twemerana hagati yacu ariko ni gake umukobwa ashobora kuba mugenzi we akabona ni mwiza shareka nkubwire hari ikintu nibaza urigendera ku cyureba ko umukobwa ari mwiza mugenzi wawe turabizi ko abenshi bakunda kubivuga ngo benshi ngo ni ishyari nuko utemerana hagati yacu oya reka nkubwire ko nakubonye sibyo uko wansanze n'igikoresho cyanjye n'iki wakinsanganye sibyo batajyana ibikoresho wenda ufata byarakabyera bimweraga nimara agahinda tumba ndi urumva ko nakubonye sibyo twamaranye iminota 3 sinese nk'ubwa turivuta kubera iki ukusa usa neza uko uteye uteye neza uko ureshya ahantu hose ese ubu n'ikibundi nakubonaho ki iyo nkwitegereje uba wankomye tu umukobwa noneho yarakumbwira ati njyewe iyo nkomye ndavuga ariko disi ni ukuri uri umwana mwiza ko impamvu abakobwa nago hagati yacu twemerana reka nkubwize ukuri ngewe wallahi nkubwije ukuri umukobwa yari mwiza mfite irindi vuta rimwe tugendana umukobwa yari mwiza nawe ndamubwira ati Imana hari comment watera Imana nagikunda abagabo nakangura ati ewana umuhanzi waririmbye indirimbo respect ewana Knowless azi kwitegereza na Soshomola ahubwo burabwenge niba ari ubwe yakuye mu ishuri ntago mbizi uramukunda ariko Knowless cyane ndamukunda kare rose rumva buri itafata ku mavuta wo mufata gutubundi oya respect nge fata ku mavuta ntago muzi simuzi live uko mubona sikari umunyamakuru kuri flash yego nkurikiranira ibiganiro bye ariko fata ku mavuta n'umugabo w'igihagararo uvuga ibintu byiza mbese ngiye ndamuzi nkuriki kuko ibintu bya social media ndabikurikirana cyane ntacyo mushinja ku giti cyane none se hari benshi wenda bamwibasira bakavuga uti akenshi akora analyse ati uyu munsi ati ba Philipita bande bose atamarozi ati ugakora analyse ejo agakora izindi analyse ku bantu umunsi ku wundi wowe bifata gute buri wese agira uko akora bikomeye buriya nawe niko akora wowe ubona bikwiye ari amanalize akora hari ibyo avuga ukabona ni ugutwika ese ugira ngo ibintu byose tuvuga nuko tuba tubishaka reka ubu n'uyu munsi nibyo wavuze kugira ngo uzabatashye ngo njya ibyamvugisha ukuri gusa ngo nicyo kireko bigize nyibakoziwe bambwiye ati uriya mukobwa atubwa kwanze nuko duteye inaha atahita avugira aho ngaho atagukunze nuko iyo nkwanze nimero zawe nazo mpita nzisiba ni byiza reka ngusetse kera hari igihe uba ufite shere ntaraka kwangaho gato nkaba ngize umujinya ngahita nzisiba vuba vuba none nazisiba saza babagare ngaheranwa n'agahinda none wagira imana ukabona araguhamagaye ugahita uzisevinga vuba vuba umuntu yize kwanga urwara urukundo byari byakubaho reka ngubite sitware ndakubwiza ukuri sinarwara urukundo reka nkubwire iyo ndwara ntabwo ibaho ushobora kuryamaye kukarira avugisha ukuri nyine ariko nabwo ni muri cya gihe nakubwiye yego wenda kurira burya reka nkubwiye ngenda nabyikanira bikanga ntabwo ujya urira niba nakubwira ngo Samingo yarize uzamenye ko mfite ikintu gikomeye ku mutima cyane nicyo kintu cyakuriza rero kigatuma vibes zawe zifaza umunsi
ndumva umutima waribuye. ikintu cyandiza kigatuma umunsi wanjye upfa. Umbaje kimwe kandi birahari nyine sinkunda kurira ariko ni byinshi byambabaza. Nta muntu ubura ikintu kimukomato kikakurambaraza. Noneho uyu munsi wiyambariye gutya kobwa kabisa nabonye wihagazeho. Niba atari ibanga wambayeho amafaranga ngahe? Cyane ko numvishe ngo abantu benshi binahamukoresha mu madolari. Cyane nyavuze bagira ngo ndabeshya. Yego wowe vugisha ukuri. Nambaye nka $50. Ntago wikene. Miri simple ntago birenze. $50 abahagije kuko kwire zirahenda. Yego Biba byaratuvunnye ariko tuwakeza karigura. Nawe urabireba neza. Kugatimba kabisa kubugome ubu bireba neza. Tubireba kabisa videographer araza kumfasha nawe ndamwizeye akerekane. Hanyuma uyu munsi avance ifata gute wowe? Avance? Yego. Kora mana nize nicara inyuma nareba ku kibaho neza. Avance ni ukuvuga ngo hari ibintu abakobwa bikorwa bitanakwiye. Ugasanga bibaye ngombwa akaryama n'umuhungu mbere y'ubukwe. Shaka kantu ndakakubwiraho kabisa kuko nigeze kujya nkoraho n'ibiganiro byitwa ibanga ry'urugo ariko sinkubwira hari utabireba. Nta kibazo. Reka nkubwire pe uko mbyumva nshize muri mind yanjye nkatekereza ibi bintu bigezweho ubu simbinenze birakwiye. Uzi impamvu bikwiye? Erega isi yo none isi yo ya kera icyo ndacyemera kuko kera abo banagushingiraga n'umugabo n'umugore bataziranye. Sibyo? Ababyeyi bakabivugana ariko ku iki gihe twarapfuye twarashize. Nanjye nishizemo kuko nanjye ndi umuntu nduwa none nduwubu. Ego ntango mitagira bubu. Sibyo? Ariko noneho twe aho tugeze twararengera. Wari musaza wawe wenda n'urugero cyangwa se muri family. Musaza nk'ubashatse umugore ugasanga bamaranye imyaka 10 batarabyara. Urwo ruba rugira urugo. Ruba rwarasenyutse kera bubakiye nko ku nkovu. Kwe n'amana 20-25. It's okay. None se kera ugira ngo hari ingumba zapfaga kubaho. Niyo zabagaho. Habaga hari imiti ariko ntago niyo zabagaho. Ubwo yabaga ariko yavutse ndabikubwiye ndabihamije. Ariko muri iki gihe usanga nk'umwana ufite 14 ayitangira kujya muri legre. Ugasanga umwana agiye gufata imiti ya ONAPO. Ugasanga uwo mwana anywa ibinini bya ONAPO. Ugasanga uwo mwana arasambana. Watangira gufata ONAPO ufite 14 kenza wazagera 25 ugiye gushaka umeze uti. Indi byara yabikira nzima. Kenshi usanga zarifunze. Ugasanga wari muzima warihishe. Urashatse sibyo ubuza urubyaro bagatangira. Bura rero n'abarozi baragowe. Baramuroze n'abarozi uravuje biranga ari we wishe ntaririro. Ngiye kubabwira unyanganyange ubinkundira binkundire ariko ndabwira ababyeyi bari hanze ngenzi ingero z'ababyeyi bajya bafata n'abana babo bakamubwira ati aho kugira ngo bagutere inda fata ONAPO. Eske ukinginda urakingira sida urakingira imitezi urakingira mburugu. Birambabaza ndabivuze kuko bimbabaje. Ndabibona disigize. Umwana wawe umukingiye inda zakubyara nako kuzukuru nagenda akazakuvomera kazakogereza ibyombo. N'urugero bibaye kazagukuburira kazagukoropera muzabukuru. Niba muhereje ONAPO ikingira inda ariko urabazi koko? Ntago mbavuga ariko uye nubavuga nyine urabazi ndabazi. ONAPO ndayambi basobanurire ubu butumwa Sandra ubu butumwa buzagere ku rubyiruko rw'abakobwa buzagera n'ahantu hose. ONAPO ntago ikingira sida. Sida ni indwara mbi ikumunga ubuzima uko wabayeho kose ne wafata imiti uzi ko uyifite mind ya ubwonko bwawe bitabujya mu matsinda direct. Ukimenya ko wanduye ubwonko bwawe tayari mu matsinda. Turi kujyana turajyana mu matsinda. ONAPO ntikingira sida. ONAPO ntikingira imitezi. Imitezi ni indwara mbi cyane. Onfete ku gitsina gore imitezi imburugu bira bintu bitera n'ubugumba. Sibyo? Babyeyi bakobwa mukiri bato mwirinde muzi ibyo mwirinda. Ese ukore byanze protection ugakoresha agakingirizo wabiki.
tujye tubwira abantu kuri ntitugakora ibiganiro ngo turatwika gusa ariko dutange na message muri society. mvuye w'inyuma ngo ntibiryoha. It's okay. Reka niba okay biryoha biryana. Ura niyo Bosco ndamukunda n'umuhanzi mwiza cyane. Yararirimbye ngo biryoha nk'ubuki. Yego. Ariko bikaryana nk'ubuki. Sibyo? Uzi impamvu yaririmbye kuriya. Reka nkubwize ukuri. Njye nigeze kujya ahantu kwa muganga. Masanga ivuta turyaje kwipimisha. Man, ivuta riri nko muri 19 Yego. Uzi kuntu muganga yavuze shanga ukuntu yasaga nk'umwana ukiri muto, ukuntu asa nk'umwana ufite uburere, ukuntu asa nk'uwitonda. Urumva? Yego. Baravuga si ibisubizo turabimubwirira hehe. Ubona byabacanze. Nge navuye batarimubwira ngo menye ngo yiyakire cyane niyakiriye. Yamara kujya muri ONAPO. Uza abagabo ageramo bangana gute. Kakana rero kakira akanyogwe. Uzi ukuntu bimeze? Uzi twana tuduteje hanze aha. Barakabona bagasamara akakana nagateja niki. Urumva? Abeza bapfa ubusa nyine. Niza ya mafaranga twavugaga. Numenye kuyamanaginga ngo managinge n'ubuzima bwawe. Ko biteye ubwoba ibintu. Biteye ubwoba ahubwo abanyamakuru. Mu byo mukora byose ibi bintu mubihagurukire mwigishe basi Sandra sukira umukobwa muto mwiza basi rengera urubyiruko rugenzo uzumva nukuri ariko nubu ngubu erega nawe uri kumfasha akazi turi gufatanya akazi hari inama nziza utanze nta nubwo byagakwiye ufite umwuka yumva ibyo ufite ugutwi yumva iby'umwuka bwe n'amatorero naho ubundi bizageraho nta mukobwa uzaba hari wo kurambagirizwa abasore kandi twebwe nitwe dufite uburenganzira bwo guproteje umuhungu mubwije ukuri umuhungu ushaka sexy wowe ni wamubwira ati wambare prudence 5 fa kuba wamwemereye arazambara ariko wako ufite experience koko nayifite ebana Samia wacu rwose afite experience ati niyo ubwa kwambara 5 ya fa kuba yagushatse yanabishatse arazambara noneho nuza nawe mukobwa unyumva nuzingingira umutipe kwambara prudence akabyanga atakuza hari n'abahuraho ugasanga bahure mu tubari abana bato bajya mu tubari sibyo ugasanga bahuriye hirya no hino bahure mu kabari bakundanye baratanye bagiye kurarana eske tujye natwe twitekerezaho umuntu ntakuzi n'umuzi ugasanga ni yanasinze feri yambere kamwe protection akaguhakanira eske abakwizeye guteka batakuzi wowe jye uhita umukarikira uvuga atari ko uyu muntu wamungane katanze diro zanjye kansabye sexe nkabyemera kuki atatekereza ko ari nabandi tuzikora naba mfite ikibazo kuki washaka ko dufatira uyu muntu afite ikibazo unamukatire unamureke nibanze protection wari wahura n'umuntu nk'uwo mu buzima bwawe ukabona ibyo bintu bimubwiye ariko ntabyumva ndi umuntu nahuye nawe wowe icyo gihe witwaye ute wakoze iki reka nkubwire byose biva mu mutwe kandi ubuzima bwacu utekereje neza turabuyobora ntabwo butuyobora yego ngiye narabyanze cyambere no kugira ubwenge no kugira ubwenge ariko no kuri Sami ngewe tunagana ku musozo w'ikiganiro ndagushimiye nubwo dukoze ikiganiro harimo byinshi by'ukuri harimo byinshi navuga bishimishije ariko harimo n'inama zikomeye ku mugana nagahinda umunsi usanga umukobwa mutoya ajya muri ONAPO urasanga umukobwa mutoya afite ngo ibiboro ngo ugasanga nicyo kintu wambajijeho cy'ingo niyo mpamvu kano kana batipe bashyizemo nikeza bura nabo bakoze inama ese waramenye ko amaniga yakoze inama ntabwo nabimenye amaniga nakoze akanama uziko reka nkubwize ukuri abakobwa abatipe bashyingiranwa n'abakobwa badatwite ni bangaye kwijana muri iyi minsi si bake kubera iki aravuga ati eske nimushaka ejo ntabyare iwacu bazanyita iki niyo mpamvu reka nkubwire ni ukuvuga ngo wowe as your advice umuhungu agakwiye kubana n'umukobwa byibuze yaramutenda arebe ko oya ntabwo ari advice yanjye yewe nkuvuze uko mbibona yego uko mbibona kandi bigezweho oya nyine uvuze igikwiye byibuze kugira urebe kwa mukobwa ntabwo ndenganya abakobwa cyane kuko ibyo bakora babikorana n'abahungu ariko
abahungu basigaye barafashe decision y'iki ako kanama nakumvisheho ego narabumviriye ariko maze ukunda kugenda n'amaniga cyane cyane na style zanjye niyambarira nk'amaniga n'iki na quartier ngiye mvuka mu Gatenga yego so rero inshuti zanjye zabaga ari amaniga twigire mu ipando yawo twitsepereye ibintu nk'ibyo twava mu ipando yawo buri wese akipaparira nta kindi urumva ariko nabonye kurangarira kubera iki bagenda abantu benshi bagarangaye ni buriya bafite ibyabarangaje tu ndaneze reka nkubwire se bigusobanurire gutera se nkubwire karikira reka nkubwire impamvu inaha Rubavu inaha ni nko muri Kongo turabakongomani tuhatuye natwe twabimukira ariko buriya twabaye abakongomani kandi abakongomani mu buzima busanzwe bakunda inyama wenda nuko mzibushye kuko abakongomani ubundi bakunda inyama yego ntago bakunda imifupa uwo nkomye yihangane nzi ko ari kubiri abagabo b'inaha rero nuko bimeze tu bakunda nyine okay ya Shasamina ukuri ndagushimiye cyane kandi n'ikindi gihe tugukerera tuganire tuzakubone merci wakoze cyane kandi ukomezanye umutima mwiza ufite n'ukuri kwinshi murakoze cyane ndabashimiye Gasaro TV.